ya ku YouTube even in your next life ibintu uzabisangaho cyangwa n'abana bawe nibiki urashobora no kuzagira ubuzima bwiza nyuma ukicuza impamvu bagiye kwitaranga hanze hose ubu ngubu uracongukana karatangaje abahungu basigaye bashaka abadiaspora nabibonye kuri Twitter ibyo kosa abakobwa barigira it's okay kugira amafaranga menshi kurusha boyfriend wawe cyangwa umugabo wawe it's okay ariko it's not okay kumugira nkaho nta kintu na kimwe ashoboye mu buzima cyangwa mwana arakaranya ugahita umwibutsa ati urakura bizi ko n'urwo kweto wambaye ari urwanjye urabizi iyo shati wowe ukuhagaze kose ninjye ukwambitse ubundi umuntu ufata umwanya wo kujya kwandika commentaire yo kuvuga umuntu nabi kuba yafashe n'umwanya wo kuvugaho meaning aranturi hari n'iby'umurengo maze abantu benshi nabo kunda ku appreciate ibintu ahubwo n'ibyo nabo gusenya abantu cyambere abantu bareba filme bwa mbere bajye bumva yuko umuntu afite ubuzima bwe bwo hanze butandukanye na filme cyane Tuhuje buri wese ufunguye kino kiganiro ngiye mugiye kuganira kuri uyu munsi nitwa Wimpoye Giselle habandi kumwe n'umukobwa mwiza wambaye neza useka neza bese ni byose guhaye ikaze kuri JJC Media murakoze cyane batangira twibwira murakoze nitwa Iraganje Roxane Honia ikaze kuri JJC Media murakoze wambaye neza ni isanzwe abanyarwanda ariko wambaye neza cyane thank you ndabona uri kunywa akantu kameze neza karyoshye akatira kagaruka mu kanya uraza kutubwira ibanga rero turi kumwe na Roxane ni umukinnyi wa filme abatamuzi cyangwa Keza umuturanyi Roxane nta yindi filme ukina wenda zigiye zitandukanye ni umuturanyi gusa ndazikina nangiye kuzikina vuba gusa zirahari nyinshi ahubwo kuri JJC TV kuvuga uri umusangwa muri make ntabwo kiri umutumirwa umushyitsi uri umusangwa ni mu rugo okay tuguhaye ikaze mu rugo rero murakoze kuri uyu munsi ntabwo tugiye kubigira ibintu by'intambara ngo nyine ngo twinjire mu bintu byadanje cyane tugiye kuganira bisanzwe tubwire Roxane ni umumama Roxane ni umukobwa Roxane nyine umuntu utazi Roxane neza Roxane ni umukobwa nta mwana mfite ntabwo ndashaka ndi umunyeshuri hari ibindi ni ibyo ngibyo biri inisho boyfriend I do boyfriend bebe nkwaje kino kibazo ngo ufite boyfriend tanibuka ubona nyine akuna abatipe i Kigali basigaye barya abakobwa ugasanga umukobwa afite umutipe bakundana ariko umutipe bavuga ati uriya mu bebe nta kindi kintu kiduhuza hagati yanjye nawe nta mafaranga iki nyine uwo bibona ute ibyo basigaye bitangura ngo ni friends with benefits umuntu mukijya gukundana akakubwira ati ariko nta zindi emotions tuzazanamo no harya no feelings attached urumva ibyo bintu maze kubibona kandi bireze shabira nababaje ukumva ngo twibere inshuti ngo nujye ushaka amafaranga nziza ngo ntuzamfuranye ntago nzagufuhira wasting your time ibyo bintu niyo bitekereje umujinya uranyira ni iki kintu wabwira nyine nk'umukobwa akakanya ufite nk'umuntu bakundana urumva ari ukuntu uzana feelings inyuma z'umuntu ukumva watangiye kumukunda agufatanya like nk'umujama nyine nkuko aba yabivuze ngagufata nk'umujama wowe byumva ute eventually umubirangira akenshi n'umukobwa ugira feelings atangiye gukunda umuhungu sha kandi shabika nyine umva birababaje kuvuga nkaho byakubayeho rero ubushiti yigeze kugira tukitangira kuri inshuti n'abashaka kuzana ngo twibere ngo friends with benefit nk'ati sha ngiki kintu ntakora
ya ariko nyine birababaza biba bintu uzi ko depression umuntu abanza agira iruta iyo waba washwanye na boyfriend wawe ukamenya ngo mwashwanye. None se ugira iyihe depressions kandi muba mudakundana? Ntimuba mukundana ariko tubaye like frankly iyo ukundanye n'umuntu nako mukomeza mubonana buri kanya musohoka muryana ubuzima mukaryamana ko muri iyo twarya kanuriga ngo nta birenze just a friend mu minsi 3 nta biba birenze icyumweru icya kabiri biba birenze noneho ku mukobwa especially. Yeah, hayitangaruka kuri story maze iminsi iri gutrendinga hano hanze ya Yago. Yago siro no afite story nyinshi Yago iyo umukobwa yateye inda umukobwa nawe byatangiye nyine ari friends ari aba friends ariko nyuma nyine biza kuvamo umwana. Ese wowe nagwize iyo ntangiye kubona byatangiye kuba ibintu birebire ayo makuru mitandeka no kuyareba. Ese ubona gute ino social media twirirwamo nyine ugasanga hari ikintu buri gutegura ukabeshyira nk'umuntu nyine ntago mvuze ko amubeshyira I'm sorry bataza kunyumva nabi ko ntago twese twamenye ukuri ashaka kubera cyangwa atariye ntago ndano kujudginga umuntu ariko ubona nk'ukuntu story ya Ndimba tigeze gutrendinga bavuga biriya bintu bifata gute kuba umuntu yagutera inda nyine ukabishyira mu itangazamakuru? Sinzi biterwa n'umuntu ku giti cyiwe n'ibyo akunda cyane ko bari abajya kubishyira mu itangazamakuru nuko abo bantu baba barega ari aba public figure bazi yuko none baraza kugirirwa ubuvugizi nk'ubu ngubu ngo nyine bitewe n'ukuntu umuntu ari public figure nkanjye ndamutse mbaye nk'umustar cyangwa n'ubu ngubu hakagira umustar of course yeah kubera Imana urumva noneho ugasanga ikintu nkoze cyangwa nakorera undi muntu ahantu hambere ahita yirukira ni muri social media kubera ko icyambere arabimva ko agiye gutuma abantu banyitaho nawe bamwiteho none nibatwitaho twembi ikibazo kiwe noneho kite cyaguka azini bacyumve banamu kwa kundi hari ukuntu abantu babulinga hari ukuntu ushobora kuba ushaka guhitinga umuntu tu nka kuri yango Ndimba ati bibira byaye byarabaye abantu bagakomeza bamugendaho ngese ngo byarangiye gute ibiki uko bagomeza bavuga ngo byarangiye gute at least umugore nawe yarabyungukiyemo aramenyekana cyangwa nabona n'ubuvugizi wenda Ndimba tatari yagezamo kimwe rero nizo cases zindi zigenda zibaho kuba wajya kure kuvuga ibintu by'umuntu mwakundanye muri mu ruhame nukuziko nawe ari public figure. No hantu honyine byari bikwiriye ko umuntu mushobora kugirana ikibazo kubera ko azi ko uboneka mu itangazamakuru cyane uri umustar ku buryo nyine yajya kukurega nyine akaza kubishyira mu itangazamakuru wagira inama abakobwa babitekereza cyangwa hari n'abasore hari n'umusore ushobora guhemukira akahita avuga ati Roxane yanteye indo cyangwa yandiye amafaranga ugasangajemo hano mu itangazamakuru aje kutubwira. Ese wowe nihe nama wabagira nk'umuntu uri kubitekereza ariko utarabikora? Okay, icyambere kwanza nta nubwo ari no kwiyuba sibyo icyo nta nubwo ari nabyiza none ushaka kumva ko uri kubigenda ukabivuga gutyo ariko twibuke yuko ibi bintu tuza gushyira kuri YouTube even in your next life ibi bintu uzabisangaho cyangwa n'abana bawe nibiki it's either urashobora no kuzagira ubuzima bwiza nyuma ukicuza impamvu bagiye kwitaranga hanze hose ubu ngubu uracaho ngo kanaka kandi utazi the future utazi ukuntu byari kuzamera wenda bari kuzanamera neza wanacecetse niba n'umwana ntago ari we wa mbere wawe ubaye mu baby mama kandi bose ntago bajya tangaza ibyabaye byose ugasanga na future yawe ukuntu uri affectinze mu kuntu nyine mbese ntago ushyigikiye umuntu uza mu itangazamakuru aje gusebya habe na gatoya ampise kutuwa ko nari umuntu ari kukumva ko ushaka kujya kumuvuga nabi mwarakundanye nawe abaginenga mu mustari wenda yarabuze ukuntu ntago ari uko bashaka fame ntago ari uko nguko bashaka fame kabisa fame bishaka mu bintu byiza urumva ujye gukina filme tukumenye ujye kuririmba tukumenye ariko abahanzi baririmba ukabona n'umuntu tubazi kandi mwa mubazi ukuntu rero bari abatanaririmba neza mwa mubazi cyane nzizo ko afataririmba neza Kadibi yaravuze ngo they will be hating
ngo about his stuff ngo ha stuff nyine banga ibintu akora ariko ni handi bakabireba nubwo baba bashaka kubisotora nabi ariko bakabireba si amafaranga bayinjije naje kusanga nsanga kwa kundi bandika muri comment bakagutuka twatuni nyine bakutukaho bakuteye comment baba baturebye cyane baba barebye cyane ako kantu kabona yagatsinze abantu benshi ubundi umuntu ufata umwanya wo kujya kwandika commentaire yo kuvuga umuntu nabi wabagiriye nama biriya bisaba kuba warakiriye ahuri n'ibyo uri gukora in fact ntabwo abantu benshi ahubwo ubu ngubu haza n'abantu bari guhitinga bavuga ibintu bibi kubera ko kuba yafashe n'umwanya wo kuvugaho meaning ahantu uri hari n'ibyo umurenze umaze kumenyekana ricyumvisha umuntu nukuvuga abantu tumeze nabi bashaka kuvuga nta kintu ntago abantu benshi ntago kunda ku appreciate ibintu ahubwo n'ibyo nabo gusenya Imana umuntu agiye nuko nyine ataba ugireba comment ndazireba nyine nihe comment kuva watangira gukina filme by the way film amazemo igihe kingana gute umwaka maze mu mwaka ukina filme nyine ni nkiyihe ntuza ya mbere warebye uri gukina ikakubabaza nyine ubwa mbere ngitangira gukina ntago narize sorry nabaye bothered gusa harya nikira hari ubwo bari bavuze nk'ikira kandi cyari ibintu bisa ari bakunda ibintu bisanzwe umuntu yanabyegereje umutima mu muturanyi kurangiye na nyambo gasenga abakobwa ubundi ngo se ngo nkawe nyambo ngo wamujyana gahe ibyo ngiye biransetsa ariko ari umuntu utabisanzwe bimenyereye byamubabaza winjiye muri sinema witeguye ko bazakuvuga mbese ingaruka zabyo wari uzizi njya no kuyinjiramo nyine hari inama bwa mbere nabanje no kugira ati so ugiye muri ino yo kumenywa n'isi yose hari abazavuga nabi hari abazavuga neza hari abazakwapresiya bakagusunika bakagupushinga hari abandi bazashaka kugushyira hasi abo rero bashaka kugushyira hasi ugomba guhita ukora cyane kugira ngo noneho ubereke yuko ushoboye ubereke ati okay none komeza uvuge uneho umwanya wowe ariko njye ndi gutera imbere ibyo ni nabyo bizamura umuntu ntago ngiye byeze bimbangamira cyane tumaze iminsi tureba ugasanga nyine nibyo mu buzima busanzwe ugasanga nk'umwana arashaka gukina filime afite impano yo gukina filime yumvamo gukina filime yabibwire wabatireka ati filime ikinwa n'abakobwa b'indaya nta muco bagira nta gira societe ari nziza ni abantu bafite imyumvire ababye bafite imyumvire imeze gutyo niki wababwira urabona uracyari muto uracyari umunyeshuri nawe nyine niki wababwira nk'abana bashaka kujya muri sinema uretse na sinema indirimbo kuba abahanzi tuntu twinshi tugiye dutandukanye ariko ababyeyi bakababuza kuko batabishaka babwira ati bino si byiza urumva abantu cyambere abantu bareba filme bwa mbere bajye bumva yuko umuntu afite ubuzima bwe bwo hanze butandukanye na filme cyane umuntu cyane mu muturanyi nkunda gukina mfite umushiha ariko ku muntu wese unzi arabizi ko umushiha ahubwo ntawengera urumva rero abantu bagomba kumva yuko umuntu afite ubuzima bwo hanze n'ubuzima bwa tana arimo nimba ugomba ari ibyo ngibyo nyine ari ugukina ikibintu gucya kukina nanone ibintu by'urukozasoni nago na judging babihisemo but then ibyo at least ahantu hari ukuntu ariko ku babyeyi nabwo badashaka ko abana babikora hari ukuntu nyine aba ari umubyeyi wawe aba afite icyo agushakira mu buzima kandi ntabwo umubyeyi na rimwe yigira gushakira ikintu kibi gusa ariko icyo gihe abangamiye umwana ariko iyo ari umuntu uyamaze gukura nkanjye nk'imyaka mfite ngiye nashatse kubikora ntabwo nasuzugura ababyeyi gusa nabumvisha uri kumva ariko se ku mwana wifite 16 yiwe decision yose ababyeyi bazamuha azayemera niye nama bagira niba zikari umwana hari abana hari n'ukuntu umuntu azana amaraso ashyushye nyine yakira umwana mu gihe azi ko ataruzuza imyaka yo kuzavuga ijambo rikijyana nicare niba bashaka ajya kwiga akomeze yige filime azayikina niba Imana ibishaka niba kandi atari n'ibyiwe ubwo nyine nabireke kuko mama ya papa yabimubujije ako nakura akaba afite na points zimurengera zo kuzavuga
bakavuga ati mama uzi impamvu usa njaho ukora ibi nibi bakabyumva. Bayide ndabona akantu kagushiranye nkongerere. Twanaboneraho kwerekana the new bottle. Thank you. Ino nzoga yitwa Morris. Ni inzoga nziza cyane iryoshye cyane imeze neza iriyubashye irahendutse mana yanjye buri muntu wese yayiyumvamo kankongerera byonyine n'ukuntu ijya mu kirahuri ubibona ko imeze neza. Dukomeje rero abantu batari bazi Roxane hari abantu benshi cyane bifuzaga nko kukubaza nyine ibibazo bigiye bitandukanye. Hari abavuga ati Roxane nyine nkuko tubibona muri filime yagira umushiha no mu buzima busanzwe. Ese uhuye n'abafana bawe ntago bajya batinya kugusuhuza? Oya shaka nde ubwo bose baza ngo turagukunda iki nta numwe ujya utinya konsoza nta numwe ujya utinya kugusuhuza. Ariko nyine inyuma nk'abo tuvugana igihe kirekire bahita bavuga ngo tuba tuzi kugira umushiha, ariko ibyo ni ibisanzwe umuntu at least aba yabonye ukuntu umeze. Uri umugisha imvura iraguye. Amina. Muratubabarira imvura yariguye. Mbese Roxane ni umunyamugisha. Haleluya. Amen. Akantu kose ko mbona wagashyize kure. Hano dufite umukameramani witwa Eric. Big up yourself. Thank you. Atanga care hano cyane. So rero dukomeje n'ikiganiro cyacu, watubwira ko bajama bajya bakura abajama bakura nyine barabara n'umujama ukura kareka. Hari umushiti wawe suzi byabayeho? Oya. Ni bya bindi nyine ubona bigezweho. Ukumva abantu bose basigaye bataka ko abahungu basigaye bari aho ngaho babakura bishakira abadiaspora babagira gute. Abahungu biratangaje. Abahungu nabo basigaye bashaka abadiaspora. Nabibonye kuri Twitter. Umuntu arimo arakomplaininga. Ariko ubundi ze we yagiye kubivugisha. Rero bita bigibutsa na movie nabonye y'umutipe yakunda, ariko rero bya binaje kubona ari giye mukoga ari desperate akenshi. Icyo gihe nta nubwo ubasha kumenya ama red flags umenye ngo uyu mutipe ngameze gutya na gutya kuko iyo movie. Ariko ngiye nizerera muri movie ama story bakina tu akenshi babiri ibyo kuko urumva iyo movie nayo wagisha ubundi hanyuma then murabonye umuntu arimo ara tweetinga complaininga ngo menaska ngo mena what. Hanyuma bazi story yiwe neza nyo babimbwiye nyine ukuntu yabanye n'umutipe. Ngaho natwe tubwire rero kuri JC Media twiyumvira inkuru. Akajya nyine mu icyambere yabanje gukora abasore batanakunda gukora nuko ituvuga ngo nshaka kumuvinga nshaka kuza kubana nawe. Ntago ndi gusobanukirwa umusore ni wabwiye umukobwa ngo kubana nawe. Who does that? Bari gukundana se bimeze barakundanye bakundanye umutipe ati niwe wahise umuvinga mu nzu y'umukobwa. Yego Yesu ibyo birashira. I Kigali aya Kigali Kigali basanga ni Kigali ni abanyarwanda ariko urumva i Kigali baruzuye ndi basimbiza ariko barahari ntago byawe. Icya kabiri atangira kujya mubwira ngo little money ya little money yabaga ari nk'ibihumbi 500. Iyo niyo little money arimo aravuga. Nyuma atangira kujya mutira imodoka birangira ari nkaho yabaye gutyo ikintu kiza kubihura byose. Rero asanze umutipa namuca n'inyuma aho rero nibwo yasatangira kwita yibuka ibintu byose byabaga. Abashuti bamubuza atumva ariko icyo cyita kibihura nicyo cyamusanye no kuri Twitter ngo tube aware of these guys nyine bameze gutyo ntitukarindire ko ibintu bibanza kugera kure kugira ngo uza noticinge. Yego bad abatipe bameze gutyo ndabasuhuje. Nta mufana wa hano ugira umeze gutyo. Nizere ko kuri JC Media nta mufana dufite umeze gutyo, ariko niyo yaba hari nyine araza kubyihana. Ariko
ikintu navuga kuri icyo hari ukuntu umukobwa uba akurusha amafaranga yego noneho akashika kugutreatinga like a baby boy nk'akanaki ugasanga akugurira inkweto akugurira imyenda aragutreatinga like nkaho ariko ibyo si bibi nzomve nkaho uri umwana we noneho ugasanga umujama abajama benshi ntabwo bakunda nyine gukandamizwa kujya hasi kugaragara ko bari hasi y'abakobwa iteka ryose umugabo agomba kumva ko ari umugabo noneho ugasanga umukobwa ntabwo mbizi nuko mvugiye abatipe bitewe nuko wari umaze kudusebereza abahungu navuze story urumva nahita kuvuga story ugasanga abatipe benshi yabona umutreatinga gutyo akavuga ati numva bafite amafaranga ugasanga nta n'ubwo ari kugukunda cyane kubera ukuntu uri kumufata nkaho ari umwana ugasanga guciye inyuma atari yabitekereje ahubwo guciye inyuma kubera yuko wakomeje kugenda umufata nkaho ari nk'akana ibyo kosa abakobwa barigira it's okay kugira amafaranga menshi kurusha boyfriend wawe cyangwa umugabo wawe is okay kugurira umugabo wawe gift nkuko bazitugurira nabo nabantu bakwishima bazibonye ariko it's not okay kumugira nkaho nta kintu na kimwe ashoboye mu buzima plus cyangwa mwana arakaranya ugahita umwibutsa ati urakora bizi ko n'urwo kweto wambaye ari urwanjye urabizi ko iyo shati wowe ukuhagaze kose n'ibyo ukwambitse ukavuga ngo wakomeza kubaho wakambara nabi I do it kugira ngo aba boyfriends babandi bakobwa bafite amafaranga at least ukahushyurira ndazabatoke uyu mukobwa rero abaye atarana n'umugore we yabatuye ngo yazangubitira no mu hari akantu gatoya nka kuno uba ufite nyoko bukwe w'umukire urumva nyine warashatse mu mafaranga kuko tubavuga ngo washatse mu mafaranga wamara gushaka mu mafaranga noneho umukobwa washatse agapfa ugasigara muri ya famiye noneho ugasanga famiye y'umukobwa iri kugutreatinga neza cyane kugira ngo udashaka undi mukobwa ko no kwikunda ni bibi ngatubwire ibyo bintu urabishyigikiye ko nyine niba ukundanye n'umuntu nkaba wenda napasinga nyine nkacaho namara gucaho nka mama akavuga ati muhungu wanjye nzaguha icyo ushaka cyose imodoka nziza niba uzayigendamo ariko mbara umwuzukuru wanjye ntazagire undi muntu ntazagire mukase ntazagire umuntu usimbura umwana wanjye urabyumva uko no kwikunda ni egoisme kabisa none se warapfuye nyine birababaje umuntu yarapfuye si ukuvuga ngo muri divorce no yarapfuye ntago azagaruka uko ni ukwima happiness uwo mugabo amafaranga n'azundi ibyo byo kuzana amafaranga ngo nzaguye hanyuma nta zindi besoin azakenera umugore se yaramubeshejeho kubera ko bamuhaga amafaranga cyangwa iki umugabo of course azashaka undi mugore bagomba gukomeza kumukunda bagomba gukomeza kumukunda kuko ntago ni umukwe yego ariko ntibamubuza ngo kujya gushaka at least bazasenga agashaka undi umugore mwiza nyine atazamubera mukase nk'abandi bose atazabera umwana we wabo nyine mukase n'ibiki nabi nyine akaba nabi but then ntago mwamubuza kugira gushaka wumva se uteganya gushaka nka ryari nyine iyo wirebye kuvuga ati nkangero Roxane mba numva nzashaka iki n'iki nyine plan zawe z'ejo hazaza umva zimeze gute plan umva uzabyara abana bangahe abimana izama nzababyara abo ngabo nigwa n'icyo muzababyara ariba nashize ko bama nzababyara oya n'ubushobozi nyine nyine mbwira ati ngiye Roxane mba ntekereza kuzakora uko igihe n'iki barumva nzamera gutya nyine ndashaka koza utubazo twanyuma ariko twerekeyeho none ko ntazishaka umugabo nashaka kunshaka tuzashakana n'ubu ritayari aje agatera ivi wahita uvuga ati yes arabizi ntabwo none ndakiga reka ubu ngubu are already I'm not ariko nyine bitavuze ko binabaye nabyanga niba se twaba dukundana ntabwo kwanza ntiyanambuza no kumwisha
we expecting iki mu rugo wumva urugo ari iki abagenzi bawe bagutanzemo bakubwira ibyiza by'urugo ko ari iki nyine wowe wumva urugo ari iki cyambere nta rugo rwubakwa nk'urundi thank you ntago najya kubaza ngo urugo rwawe rumeze gute ngo nanjye bitumva ko rwanjye narwo ruzaba rumeze gutyo ushobora kuba ubwe ruryoshye urwanjye rukabiha god forbid ariko urumva ariko icyo nshaka kuvuga nta mpamvu yo kujya kubaza ngo wubatse gute ngo nanjye wewe expecting iki rero mu rugo uba wumva bizagenda expecting urukundo hari ukuntu abantu babana ukabona bahise bahararuka nyine hashize nk'imyaka ingahe bakoze mariage bakahita bahararukana bakumva ko ari ibintu bisanzwe njye expecting rero ko uko tumeze ubu nuko tuzabana nyine ari uko tuzahora tumeze wumva ko bizakomeza yego ndabizi ko urugo ntago ari paradise umuntu aba agiyemo of course ni nkuko ubu abantu ntibashwana bakundana no muri mariage nyine mwashwana ariko ikintu cya mbere expectinga mba nanasenga n'inshuti yanjye mbona igiye gushaka nkayisengera no kutadivorce kuko mbona divorce barazigize ibintu bisanzwe kandi icyo kintu Imana izakirinde umuntu wese nkunda kabisa. Okay. Yeah. Roxana akunda kurya iki? Nkunda kurya iki? So nkunda kurya inyama. Bakunzi ba Roxane kuri JJC Media, Roxane akunda kurya inyama. Roxane iyo umunsi wagenze neza aba yabonye iki cyangwa biba byagenze gute kugira ngo yumve ko umunsi wabaye mwiza? Iyo nta kintu cyandakaje nyine cya kintu kikurakaza ukarakara kumva umutima urasimbutse. Iyo ubabaye ukoresha iki kugira ngo wivure? Numva indirimbo nkanaririmba, nkunda kuririmba, nshiramo karaoke nkaririmba. Turirimbe. Ya kusha iyo narakaye ni ibyo ngibyo cyangwa nkarira icyo gihe uri kurira rero umuntu abakundanye n'Imana icyo gihe nkarira yango Imana ire ituricaranye nkariranye byamara gushira nyine nk'isaha yose bikata bishe. Bakunzi ba JJC Media, uyu Roxane twa turi kumwe, twa turi kuganira, tuganiriye byinshi bitandukanye mu buzima busanzwe. Mwumvisha ko akunda inyama, abantu nyine bitegura kumutumira mu rugo. Nk'umufana wagutumiye mu rugo wagenda? Simbizi. Kubera iki utabizi? Nyine byaterwa n'uwariyo. Ushatse kuvuga? Mu rugo se kubesha. Simbizi. Nagusohokana azakurira inyama. Azangurira inyama. Bawo muzahurana Roxane ubona uzamenye ko akunda inyama. Ka bread especially. Ukunda bread. Wow. Okay. Wakoze kuza kuri JJC Media. Gasha mwakoze kudutumira. Ni by'agaciro kukugira. Ariko iyo mitomo hano twari turi kuri Hotel Teke ahantu heza hari ubusitani bwiza cyane. Nakunze cyane. Yeah. Ku byuma inyuma ya kamera turi kumwe na Eric. Wakoze yambaye urukweto rwiza na t-shirt. Eric ni wirye ndashishikarije kuba mwakamubonye uburyo yambaye Rick Boy. Nari nabajya kubabwira bam following. Yeah, bagufollowing kuri Instagram yawe. Kuri Instagram. Bazazina n'abakorera makeup ndo makeup artist. Ntago warunteje imbere. Abakobwa. Turi kuri JJC Media. Makeup by Roxane. Yeah, murabyumva abakeneye gusa neza, abakeneye kujya mu kirori batwitse mwana Taxel. Mwagenda mukamwandikira kuri Instagram yiwe Roxane Ronia. Cyangwa Glam Goddess ahashaka. Mwakoze gukurikirana ikiganiro cy'uyu munsi. Bye. Imana ibarinde.